Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Inyasi Media TV. Nkuko mubibona rero imbere yacu kuri kamera dufiteho umugabo araza kutwibwira kuko ni mukuru. Tubahaye ikaze. Murakoze Inyasi, ndabashimiye cyane yuko muhaye umuryango tuvugane nawe. Yego. Yewe basa ikigo Wow. Nursery and Primary. Akazi ndagakunda kandi muri nishimiye gukora. Cyane cyane turabashimira cyane, amazina ni Kamugisha Sam. Yego nawe One New Life Nursery and Primary. Yego. So turabashimiye cyane kuba kutugenderera, ubwo rero numva ari ibyo kandi kano kazi ngo twadanye igihe tuzi ko bigomba kugenda neza cyane. Yego. None Mugisha Sam, aka kazi ushobora kuba utakamazemo igihe kirekire, umaze igihe kingana iki? Okay, urakoze cyane kuri iki kibazo. Mbere yo gukora kano kazi wakoraga iki, umaze igihe kingana iki? Okay. Njyewe nari umwarimu wigisha Icyongereza kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa kane. Yego. Nkaba nigisha SRS. Yego. Kuva mu mwaka wa mbere kugeza no mu wa kane. Rero mu by'ukuri ni nka hari promotion. Wow! Nanjye byarantunguye cyangwa se numvishe bishimishije cyane kuba n'aka kazi nigeze kugakoraho, ariko nkaba nahawe amahirwe kugira ngo nako gakore kandi ndagakunda. Burya akazi kose kaba keza iyo umuntu akiyumvamo. Yego. Rero niyumvamo cyane ari ibyo. Yego, n'ubusanzwe uyu mwanya urimo wari urimo undi muntu kandi nawe yabikoraga akabikora neza. Ubu ngubu wowe urumva ari akandi ni izihe ngamba ufite kuri uyu mwanya wahawe nka base? Urakoze cyane. Ingamba mfite nuko ngomba kubikurikirana. Nta kintu mukaya ngaho yarabikoze ariko nawe ibindi yagiye gukora kugira ngo nanjye ngomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga yishyure ku gihe kandi natwe tubikurikirane neza. Serivisi zose ni ukuvuga ngo nanjye izizasaba imbaraga cyangwa se n'ubwenge hamwe no gufatanya niba bizagenda neza. Rero icyo nzongeramo cyane cyane ni ukugira ngo nishyuze ku gihe, hatazabamo imbogamizi zigeranye n'amafaranga. Yego. Kuba amasaha keza, ubu amasaha turimo turanywa turakoma kandi n'ibigendanye n'igifu byose biba bimeze neza. Yumva rero iyo umuntu ameze neza mu gifu n'ibintu byose abikora neza. Ngera hano iki kigo nibwo bwa mbere nari mbibonyeho. Njya nzenguruka mu private schools nkavugana n'abadirecteur b'ibigo, abayobozi b'ibigo, kugira ngo turebe ko mu bijyanye n'uburezi bw'u Rwanda twumva amakuru, ese imbogamizi bafitemo nizihe, ese bugeze bimeze gute. Twasanze nyine uko tubibona uburezi bw'u Rwanda bugeze kure, burashimishije. By'umwihariko abikorera nabo bashiramo rwose nk'ibigo by'amaprive n'ibi ngibi mugakora cyane kandi tubona ko bitanga umusaruro. Muri ngera ahangaha ntaje munyakira neza, rwose hari ifunguro mwaduhaye, hariho n'akaboga. Byari bisanzwe cyangwa n'ubusanzwe niko musanzwe mubigenza cyangwa by'umwihariko ariko n'abamubonye hano muri prive bimeze gute? Yego, ariko uyu munsi urumva hari ibindi twongeyemo kugira ngo serivisi z'uruganda bwavuga ngo ushobora gukora kimwe ariko ejo ukongeraho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi byagenze neza, uyu munsi ejo ugerageza kugira ngo wongereho. Wowe niba wasanze byabaye byiza cyane umenya ko hari ikirungo cyongeyemo. Yego. Rero ibintu byose bigenda neza uko umuntu agenda yaguka, nibwo agenda akora ibintu neza. Ni amaraso mashya y'umuyobozi. None se wenda ikindi kibazo mfite nibaza cyangwa se n'abandi bibaza, ubundi ni uwuhe mwihariko w'amashuri yigenga azwi nka private schools ugereranyije nyine na leta? Bakoresha imbaraga nyinshi kandi ikindi bakoresha imbaraga nyinshi. Muri leta ntabwo bajya bakoresha imbaraga nyinshi seho? Okay, ni byiza nabo bakoresha imbaraga nyinshi kuko barabitorejwe kandi baba barize n'uburezi. Yego. Ariko gusa ni ukuvuga ngo habamo igitutu kirenze icyo leta, kuko leta burya hari amasaha ngenerwaho, ariko prive bo ya masaha basigisha leta bituma babona
ariko na hano narebye mu barimu abarimu muri dokima mwanyeretse harimo abarimu bize uburezi, nahanga mukoresha abarimu bize uburezi umwarangiza mugakoresha igihe kinini ugereranyije n'icya leta. Bivuze ko ubwo ngubwo leta itangira igihe atangira amasomo mwebwe ntabwo ari cyo muyatangira se ntabwo ari nacyo muyasoreza. twebwe dutangira saa 12 kandi tugasoza za mu gitondo. Yego, tugasoza saa 12 ariko hakabaho by'umwihariko abakandida. Yego, tukongeraho andi masaha bakaba basoza na saa 2 z'ijoro. Kandi ni ibintu bibafasha kugira ngo umwana igihe cyose abe in touch. Igihe cyose ntabwo tumuhereza umwanya wo gutekereza ibindi bintu bitari ukwiga. Ni nayo mpamvu mu cyongereza bavuga ngo prior preparation prevents poor performance. yego, dushaka ko bakora neza kuko niyo ntego tuba dukeneye. Iyo ukoze neza n'umusaruro uragaragara ari mwinshi. yego, ikintu cyose uhereza igihe cyawe gishobora kuba cyakugeza ku cyo wifuza. Intego yawe igeze ku cyo wifuza. yego. Ari wenda mwihangane nshobora kuba nababaje n'ibibazo byinshi cyangwa se nkabaza n'ibyo nakubaza dosi, ariko nyine namwe rwose tubashimiye kubw'uyu mwanya muduhaye. Wenda ibindi dosi araza kugenda kuza kuba bitubwira. Mwakoze cyane. murakoze cyane, turabashimiye kandi mwiza cyane. Yego.